turakushima mu izina rya Yesu Kristo kubera ukunda dukunze waduhaye ubugingo bwawe bwazanywe n'Umwuka Wera guhamiriza Kristo ko ari we atanga ubugingo n'akaba ari ubugingo kuko umwami wavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwuka Wera tumvise ko ari umwuka aduha ibyishimo by'ijuru nk'umusogongero kandi akaduha n'ubwiza kuko mu ijuru byose bivuga ubwiza bwawe, mu ngoro yawe byose biravuga ubwiza bwawe. Turagushimira rero kumuganura umurage udutegereje mu ijuru Umwuka Wera yazanye ku bwa Kristo. Reka mwami dukomeze kubusobanukirwa kugira ngo benshi mu gihe turimo nibihebe ariko babe mu rwo rwego rw'ubugingo busha muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Rero turacyavuga kubyerekeye umuganura. Impamvu Umwuka Wera yaje kudusogongeza iby'umuragi wacu udutegereje mu ijuru utubikiye uwo muragi. Twumvise ko umuganura ni igice cy'ibintu byuzuye. Amen. Ni ukuvuga ko uwo muragi dufite mu ijuru ibiwugize byose Umwuka Wera yafashe agace kabyo hanyuma arakazana mu buzima bw'abizera Yesu Kristo. Twabonye ko hariya mu ijuru hari ibyishimo gusa. Umwuka rero ni umwuka w'ibyishimo. Ku bwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ubwami bw'Imana ni ugukiranuka, ni amahoro, ni ibyishimo Umwuka Wera. Hariya mu ijuru byose ni amahoro masa. Umwuka Wera yatuzaniye umuganuro w'ama nta ntonganya ziba mu ijuru. Nimbura umunyantonganya birangirize hano ko mu ijuru ntago bibayo, bagwa neza hariya mu ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma mu ijuru tumvise yuko ni ahantu gusa h'ubukiranutsi, ko Imana irakiranuka, niyo nature yayo. Amen. Umwuka rero nawe yatuzaniye umuganuro w'ukiranuka. Niyo mpamvu abantu b'isi babwira umwana w'Imana ngo none ushaka kuvuga ko we nta byaha ukora. Nimujya mubyumva. Yivuze ngo narakijijwe. Ngo were ngo gute? Ubizi gute kandi ukiri muri isi? Ntago bazi ko dufite umuganura kubw'Umwuka Wera. Amen. Muri Kristo Imana itwita abakiranutse kubera ko twambaye gukiranuka kwa Kristo. Hanyuma ikindi kintu gihambaye mu ijuru na hanu haba l'immortalité, kudapfa. Mu ijuru haba kudapfa, immortalité. Umwuka rero yatuzanye umuganura wa immortalité wo kudapfa, aribyo bita Zoe, la vie immortelle de Dieu. Zoe mu kigiriki ubuzima bw'Imana bwitwa Zoe. Umwuka rero muri twebwe yatuzaniye Zoe, ubuzima bw'Imana. Ubwo buzima bw'Imana rero bukwiye ku munsi uko dukura muri Kristo bukwiye kugenda buganza bunesha ibintu bibiri nshaka kuvuga. Imana ishimwe. Bukwiye kunesha icyambere icyo Sigmund Freud ariwe ukuriye ibyitwa psychanalyse, iby'imiterere y'umuntu w'imbere, yavuze ibintu bibiri. Amen. Avuga ibyo byitwa Eros na Thanatos. Eros ni ukuvuga ni imbaraga ziri mu muntu. Ndiyo ndavuga Eros nk'uko Freud yayivuze, ko Eros turabizi ko ari nubishira mu bintu by'urukundo. Iyo mbwiye yavuze l'amour Eros ni urukundo rw'umubiri, sibyo? Amen. Hariho amour Eros, harimo amour agape, hariho urukundo rw'umubiri, urukundo rwa bene kivandimwe, n'urukundo hagati y'umwana na se. Ntabwo ariyo sense turimo. Turi muri sense ya psychanalyse, amagambo Sigmund Freud yakoresheje. Eros yavuze ngo c'est la vie psychique, psyché, imbaraga iyo umuntu atarapfa afite ubuzima
we avuga ko ari imbaraga za eros we Sigmund Freud, ariko zikaba zirwana n'imbaraga za Thanatos. Thanatos mu Kigiriki ni izina ry'Imana y'urupfu. Thanatos ni Imana y'urupfu. Ni ukuvuga ngo Sigmund Freud avuga ngo mu muntu habamo izo mbaraga ebyiri zirwana, imbaraga za eros z'ubuzima mu bakora bw'umubiri n'imbaraga za Thanatos z'urupfu. Ibyo rero ngo bikorera mu muntu umwe. Rero nitufata ubwo buryo Sigmund Freud abivugamo, le père de la psychanalyse, ni ukuvuga ngo iyo twakiriye Zoe, ubuzima bw'Imana, umwuka wera avana mu ijuru akazana ubuzima bw'Imana, kubera we n'Imana. Ni ukuvuga ngo Zoe ikwiye gukura muri twe kugeza aho inesha byombi, ikanesha eros, ubuzima bwa kamere, hanyuma ikanesha na Thanatos, imbaraga z'urupfu. Na niyo mpamvu tukwiye kwanga yuko tuba munsi y'ubutware bw'iyo myuka ibiri, imyuka itubohera muri kamere ikaba itandukanije n'ubuzima bw'Imana, hanyuma n'imbaraga z'umwuka w'urupfu. Imana ishimwe. Ntabwo uguma gutyo gusa ngo ukwiye kumenya ibyo ijambo ry'Imana rikwizeza ukabyakira. Amen. Ni ukuvuga ngo Sigmund Freud aravuga ngo tuvukana izo mbaraga ebyiri, tuvukana imbaraga za eros. Sanse tubivugamo wabyumvise, ntabwo ari sanse y'urukundo, ni sanse y'imbaraga, ni sanse Sigmund Freud yatanze muri psychanalyse cyangwa byerekeye imiterere y'umuntu w'imbere. Ni ukuvuga ngo ibyo yise eros ni imbaraga psychique za kimuntu, hanyuma imbaraga za Thanatos ni imbaraga z'urupfu, byombi birarwana. Twebwe rero uriya Sigmund Freud ntabwo yari umukristo, yari umuyahudi, umudage w'umuyahudi, ariko ntabwo yari umukristo. Twebwe rero biratubwira ngo umukara mu muganura yatuzaniye kudapfa, aribwo buzima bw'Imana, aribwo Zoe. Tukwiye rero gukura muri ubwo buzima mu buryo bunesha erose ya Sigmund Freud, bukanesha na Thanatos ya Sigmund Freud, tukaba munsi y'ubutware bw'ubuzima aho kuba munsi y'ubutware bwa kamere n'urupfu. Imana yabwa icyubahiro. Vuba mu kurangiza tubaza kubona umuganura ugizwe n'ibintu byose bigize ijuru. Nuvuga ngo ibiri mu ijuru tubikiwe, umwuka yazanye umuganura wabyo, ibyishimo, amahoro, ubuzima budapfa, amen, gukiranuka, imbaraga zisumba izindi. Uziko mu muganura dufite n'imbaraga zisumba izindi. Mu muganura umwuka yazanye Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 5, akanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. Amen. N'imbaraga z'igihe kizaza. Nimubaze les puissances du siècle à venir, bazivuze imbaraga mu bwinshi, imbaraga zo mu gihe kizaza. Izo mbaraga zo mu gihe kizaza dufite umusogongero wazo, dufite umuganura wazo. Ese wabuzizi? Voyez, ibi byose biri mu muganura. Ntabwo tukwiye kwemera imbaraga zose ngo zidukandamize, imbaraga zo kwiheba. Ufite umuganura w'imbaraga ziruta izo zo kwiheba, imbaraga z'indwara. Ufite umuganura uruta izo mbaraga z'uburwayi, imbaraga z'ubukene. Ufite imbaraga ziruta izo mbaraga z'ubukene. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imbaraga z'amarozi, ufite imbaraga ziruta imbaraga z'amarozi, kuko twara umusogongero ngo dusogongere imbaraga zo mu gihe kizaza. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Nous avons reçu l'avant-goût des puissances du siècle à venir. Twarakiriye izo mbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ariko birasaba yuko muri wowe bitangira kuba ukuri. Imana ishimwe. Ntabwo ari ibintu gusa usoma ngo bite byikora, ukiye kubyizera ukabyakira.
Imana ishimwe. Ukamenya ko nubwo situation imeze uko imeze, ariko muri wowe ufite umuganura ushobora guhindura iyo situation. Ufite umuganura. Ukwiye kubyanga ibyo Satani akubwira. Haleluya. Nago muzi Nehemiya baje kumutega umutego ngo nahunge, ngo barashaka kumwica. Ntamubizi se kugira ngo bimukoze isoni imbere y'Abayuda ko nta butwara afite, ntashobora kuba umuyobozi. Aravuga ngo umuntu nkanjye mpunge. Yehova bamushizeho iterabwoba, yararyanze. Imana yabwa icyubahiro. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Nawe ukwiye kubyanga. Imana ishimwe. Nutabyanga n'akazi kawe. Nutabyanga biraza kwibaza ngo wabikunze. Bikwihambireho wereye ku mutwe akagera ku maguru. Tumve icyo Nehemiya yavuze. Nehemiya bice 6. Haleluya. Nete mukunde dusomere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Mukurikire. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu Umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe. Muzanyi wa cyaha. Sanibalati nago na Geshemu. Abo imyuka yabo iracyahari. Bariya barapfuye mu gihe cya Nehemiya, ariko imyuka yabo irahari. Mukurikire mumve ibyo bakora abo Sanibalati na Geshemu. Ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo 4, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5, atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze, rwari rwanditswemo ngo mu mahanga hari impuha, kandi na Geshemu aravuga yuko we n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivugwa. Ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu, ngo mu Bayuda harimo umwami, none ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Mehatabeli wari ukingiranye, arambwira ati tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinga inzugi z'urusengero, kuko bazaza kukwica. Ni kuko iri joro baraza kuza kukwica. Ndamusubiza nti ndi umugabo ungana ntya nahunga? Mbese ninde muri bo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bugeyo. Njitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo, kuko Tobiya na Sanibalati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe, maze ninkora ntyo bimbera icyaha, bahere ko bamboneho impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke. Mana yanjye wibuke Tobiya na Sanibalati n'ibyo bakora ibyo uko bingana, wibuke n'umuhanuzikazi Nowadiya n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Amen. Amen. Rero iyo myuka irahari kubera ko Satani ntabwo ari kure. Bibiri mwita umwami uteka ikirere, kandi niwe mwami w'isi y'umwijima. Afite imyuka myinshi munsi y'ubutware bwe. Rero imbaraga zose zashaka kukubwira ko iri jambo ry'Imana atari ukuri, ko ukwiye wowe ubwawe kwiheba, ko ukwiye gufunda imitwe n'ibiki byose, ukwiye kumenya ko umwuka wera yazanye umuganura w'imbaraga zo mu gihe kizaza. Izo mbaraga rero zitwihishemo,
zirekurwa gusa n'abizera. Iyo rero tumaze kumenya ko izo mbaraga tuzifite nk'umuganura, izo mbaraga z'aba Geshemu, z'aba Sanibalati, z'aba Tobiya n'abandi bose, izo turazitumura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nehemiya yarimenye uwo ari we, niyo mpamvu yanesheje. Ariko iyo yemera iyo wamubwiye agahinda imishitsi, byari kuba birangiye. N'imirimo y'ubutwari avuga ngo Imana izamwibukire, ntabwo yari gukorwa. Niyo mpamvu rero tukiye kumenya abo turi muri Kristo Yesu. Tugarutse kuri identite yacu, hanyuma tukamenya ukuntu umuganura wacu tubamo koko. Umurage wacu rero uradutegereje mu ijuru, ariko Mwuka Wera yatuzaniye umuganura wawo. Amen. Uwo muganura ntabwo gutegereje nyuma y'urupfu. Nyuma y'urupfu hagutegereje umurage wuzuye, ahubwo umuganura ni wa none. Imana ihabwa icyubahiro. Umuganura ni wa none. Mwitegure kwandika ibintu 7 vuba vuba, amen, bikwiye kutugaragaraho nimba dufite umuganura. Tuyo turareba ingaruka z'umurage wacu mu ijuru mu gihe cyano atari igihe kizaza. Icya mbere, umuganura Umwuka Wera aduha umurage wacu mu muzuzo utegereze mu ijuru, la plénitude qui nous attend au ciel, les prémices. Umuganura wayo utuma tuba mu bugingo bushya, mu buzima bushya, la vie nouvelle, la nouveauté de vie, mu buzima bushya. Kuko ari ubugingo bwa kera twabagamo bukorerwamo nande na Eros na Thanatos bya Sigmund Freud. Mwabyubitse? Amen. Ni ukuvuga ngo tugendera mu bugingo bushya. Kubera iki? Kuko dufite umuganura wazanywe n'Umwuka Wera, ubwe akitwa umuganura. Haleluya. Niyo batubwira Abaroma 6:4 vuba vuba. Umuganura turawufite. Ntabwo tuwutegereje. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe niko natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Amen. Ubwo ngiko bushya burahari. N'ubugingo buzira kwiheba, n'ubugingo buzira kwisuzugura, n'ubugingo buzira kumva yuko uri ahantu hafunganye, n'ubugingo buduha umudendezo, kwisanzura. Imana yagwa icyubahiro. Hanyuma umuganura, amen, utuma tuba umwe na Kristo. Kuko Umwuka Wera ngo yitwa umuganura, yaje kuduha umuganura, yaje kuduha umuganura, les prémices y'ibyo Imana tubikiye mu ijuru. Iyo rero Umwuka Wera ari muri twe, haleluya, adushoza kuba mu buzima, kuba mu busabane n'umwami, mu buryo abadayimoni batubonye ntibabona twebwe, babona umwami Yesu ubwe. Imana ihabwa icyubahiro, parce que nous sommes un avec lui. Nanjye batubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, kuba umwe na Kristo. Iyo bakubonye wowe babona nde? Babona Kristo, ntago babona wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Abakorinto ba mbere 6:17. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Amen. Voilà. Ruvuga ngo Umwuka Wera yaje atuzaniye umuganura, aduha imbaraga zitubashisha kuba umwe na Kristo, mu buryo mu isi y'umwuka ntabwo ari twe tuboneka, ni Kristo uboneka. Right? Icya gatatu, l'esprit
de prémices nous délivre de la domination de Satan. Ni ukuvuga ngo umwuka wera muri twebwe muri wa muganura aduha atubatura igitugu cya Satani. Amen. Ntabwo tuzakibaturwa dupfuye ngo niho tuzamucika. Atubatura igitugu cya Satani tukinariho, kubera ko uri muri twe mukuru kurusha ukorera mu isi ari we Satani. Imana ishimwe cyane. Tu dois refuser la domination de Satan. Ukwiye kwanga igitugu cya Satani kubera ko ufite umuganura. Imana ishimwe. Imbaraga z'ijuru zamanukanye n'umwuka wera zinesha igitugu cya Satani. Imana ishimwe. Kane. Amen. Nabwiye ko ari 7, sibyo? Kane. Umwuka wera muri twe nk'umuganura adushoza kuba abanesha buri munsi, ibihe byose na hose no muri byose. Adushoza kuba abanesha. Abaroma 8:37. Une vie victorieuse, ubuzima bw'intsinzi. Ko ni kumuka wera, uko niko yatuzaniye umuganura utubashiza kuba muzima wo kunesha. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Muri ibyo byose turushaho kunesha n'uwadukunze. None se tubaye mu buzima bwo kuneshwa bizaba bihabanye n'iri jambo. Imana ishimwe. Nuvuga ngo muri Kristo umwuka yaraduhaye umuganura wo kunesha, kuko mu ijuru nta ntege nke zibayo. Amen. Mu ijuru bose n'abanyenkomezi. Marayika umwe gusa wo mu ijuru yamanutse muri ibuyuda yica ingabo za Ashuri 185 mu ijoro rimwe. Na marayika muto mu ijuru afite imbaraga kurusha imbaraga zikora muri iyi si. None muri twebwe ntabwo ari marayika ubutubamo, ni Imana nzima. Mu mwuka wera, kuko umwuka wera ni Imana muri butatu. Ukwiriye kubaza rero kuko ineshwa, kuko iki cyaha kiguma kinesha, kuko ibi biguma binesha. Kuko ibiguma binesha, kuko bihabanye n'umurage wawe, kuko umuganura waraje. Ukwiye kwanga kuneshwa. Imana ishimwe. 5. Umwuka wera muri twebwe nk'umuganura, amen, atuzanira la capacité de Dieu, atuzanira ububasha bw'Imana nzima. Iby'Imana ibasha mu mwuka wera mu izina rya Yesu turabibasha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni byiza ko njya kwa data, nindasubira kwa data umwuka wera ntabwo azaza. Ngo ariko umwuka naza nibyo byababera byiza, kuko icyo gihe muzakora imirimo jye nakoze, ndetse muzakora niyiruta. Umwuka wera muri twebwe atuzanira umuganura ububasha bw'Imana. Burahari, ukumenya gusa ukuntu bukiye gukora. Hanyuma, amen, Paulo yavuze iki? Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yaravuze ngo nshobozwa bimwe. Abafilipi 4 wageze. Amen. 13 wageze. Abafilipi 4:13. Okay. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nshobozwa byose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nshobozwa byose. Hallelujah. I can do all things through him who strengthens me.
I can do all things through him who strengthens me. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nivuga ngo byose kubera ko umwuka wera yazanye umuganura ububasha bw'Imana. Imana ifata ububasha bwayo bwo mu ijuru izana umuganura wabwo muri wowe kugira ngo bikubashishe byose. Haleluya. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bibiliya uyu munsi iraduchallenginga. La Bible nous défie. Bibiliya iraduchallenginga. Ubye Bibiliya iravuga ukuri ni twebwe tutazi ibyo ari byo cyangwa ntabwo ivuga ukuri. Tuzi kwivuga ukuri ahubwo ni twebwe tutaramenyera ibyo ari byo. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Umwuka wera azana umuganura muri twebwe ngo adushoboze igihe cyose kuba victorieux, igihe cyose kuba mutsinzi, igihe cyose tugiye kuba mutsinzi igihe cyose. Nihazaze umunsi babone uri mutsinzi, ejo nibagaruka ugasanga wihebye. Satani yakubise ibifunsi, yakurambitse hasi. Ukwiye kuba victorieux mu ntsinzi ibihe byose. Icyanyuma rero ikiriho mucyumve neza. Lorsque nous avons les prémices de l'esprit, amen, cela nous permet de marcher dans la santé divine. Iyo dufite wa muganura w'umwuka wera, kuko nta ndwara ziba mu ijuru hari ubuzima gusa, uwo muganura rero utubashisha kugendera mu buzima buzira umuze. Marcher dans la santé divine. Nubwo indwara zihari, ukwiye guclaiminga la santé kuko ufite umuganura w'ubuzima bw'Imana. Simvuga ko umukristo adashobora kurwara, ariko afite right, afite uburenganzira bwo kumenya ngo muri we hariho umuganura w'ubuzima buzira umuze. Imana ishimwe. Ngibyo bavandimwe, izo pointi ko ari zirindwi muzifate. Amen. Ibindi ni ibinyoma bya Satani. Ngizo ingaruka z'umurage wacu mu gihe cya none rero katufata umwanzuro. Nimba umuganura umurage wacu wo mu gihe kizaza, aho tuzajya mu ijuru tumaze kumara imibiri mishya, nimba Imana yarafashe uwo murage wacu ikazana umuganura wayo uyu munsi, tukaba tuvuze magambo make, ibi bike tuvuze niwumva se ko tubaye koko muri uwo muganura ntako bisa gukizwa? Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntako bisa gukizwa. Ni shema. Witubona rero abantu benshi rero ntituramenya gakiza icyo ari cyo. Nous sommes dans un semblant de salut, mais pas de salut. Nous sommes dans l'ombre du salut. Turi mu gicucu cy'agakiza, ntabwo turi mu gakiza nyirizina. Ariko uyu munsi Imana yaduhamagaye kugira ngo dusenge, twizere, amen, kandi nous devons batailler. Tukwiye kurwana kugira ngo uwo muganura tubemo, kuko ntabwo tuzawukenera mu ijuru. Mu ijuru tuzaturi mu muzuzo w'umurage. Nous serons dans la plénitude de notre héritage. Ariko umuganura tukeneye none, mu gihe cya none, ntabwo ari ejo. Hallelujah. You need your first fruits right now, right here, ici et maintenant. Ntabwo ari ejo. Muraza kwete ariko se yisese n'uyibona uko imeze, ni Satani. None Satani se ntacyo wamukorera? Mukorera ibyo ukwiye kumukorera. Amen. Kugira ngo iby'Imana yaguhaye nk'umuganura ubibemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Icyambere ndarangije. Icyambere ni ukumenya identite yawe, ni ukumenya uriwe muri Kristo Yesu.
numara kumenya uriwe uramenya icyo biguhesha. Numara kumenya icyo biguhesha, noneho icyo gihe uratangira rero kubikariminga, kubihamagara, kubishaka kugira ngo byinjiremo. Reka mbahe mu munota umwe inkuru iza kubafasha. Amen. Hariho umugabo umwe yabyawe n'umumiliyardere, yabyawe n'umugabo w'umukire cyane muri ya bihugu byariya hakurya y'amazi magari. Noneho aramubyarana n'umugore wari sekreteri we. Ntabwo ari umwana wo mu isezerano. Uwo mugabo rero nta wundi mugore yigeze, nta n'undi mwana yigeze. Wabise? Noneho arapfa. Wabise? Amaze gupfa bashakisha rero testament, nta yigize yandika uko bazagenza ubukire bwe. Bashakisha rero nimba nta muntu we. Kumbe wa mwana yabyaye kubera ko yabuze, kuva ari umwana yabuze ikimurera, ikimujyana ku ishuri, ibiki byose ntigeze abadopte, yabaye sous le pont, mu muhanda, munsi y'ibiraro, niyo bita SDF, sans domicile fixe, cyangwa homeless. Arakubitika. Yaramaze kugera imyaka 40. Imyaka 40 ari homeless. Adafite ubuzima bwaramukubise. Noneho akaba hari umuntu yigeze gukora kuri uwo miliyardere, akaba yaramenye inkuru yuko hari umwana yabyaranye na sekreteri we. Wayubise? Noneho igihe cyose yanyuze hari homeless akabona asa na wa mugabo. Araperereza akabase wa mwana wabyaranye yarapfuye yagenze gute. Amaze kumva ko uriya yari boss we yapfuye, yahise agenda mu nkiko. Aravuga ati nyamara genzi ko hari umwana we yabyaranye n'umusekreteri Nikios. Ntihaba wari wa mugabo. Polisi agenda bamushakisha. Bajya gufata rero ADN gupima, basanga n'umwana we. Basanga n'umwana we. N'umwana we. Hanyuma aravuga ati wamushinga ntawe. Ubwo afite imyaka 40. Va rero munsi y'ibiraro, va kurara mu muhanda wa miliyardere. Hallelujah. Amen. From the streets to the palace. Avuye mu muhanda abaye king. Ntabwo ari yizi. Murumva rero kuba atimenye yakubitise imyaka 40. Nawe rero uri umwana w'Imana, kutimenya uzakubitika. Uyu munsi wimenye rero. Hallelujah. Uri umwana w'Isumba byose. Injira mu murage wawe. Imana yabwe icyubahiro. Reka dusenge. Witeka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, utujijure mwami, nitumere nk'uwo mugabo yari umwana w'umukire, kutayimenya, kutamenya amateka ye, byatumye amara imyaka 40 akubitwa n'imbeho, aryama hanze, asangira n'imbwa, kugeza aho yaje kumenya uwo ari we. Natwe mwami kutimenya ko turi abana b'Imana Isumba byose, tukamenya n'ingaruka yabyo mu buzima bwa none no mu buzima buzaza, tubaho nk'ingorwa kubera ko tutiyizi. Uduhe kujijurwa n'ijambo ryawe hamwe n'Umwuka Wera, twinjire muri identite yacu kugira ngo tugweshe icubahiro muri iyi minsi dushigaje kuba muri isi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubagirira neza, ubwo turi kumwe nawo mu kanya. Amen. Mukomeze rero mutekereze kuri aya magambo. Aya magambo ashobora kurevolutiona ubuzima bwanyu.
amen. Va muri iyo gereza, nturebe gusa ngo mfite ingorane biki byose. Wewe tekereza ku by'Imana ivuga, kuko nibyo bifite imbaraga kurusha ibyo wowe utekereza. Amen. Kuko imbaraga zihindura ibintu twumvise ko Umwuka Wera yazizanye kandi ziri mu bizera. Imana ishimwe.